inkuru byongeye kumvikana mu karere ka Gakenke, bamwe mu bagabo bashinja abagore babo kubahohotera, ndetse abagabo barabashinja yuko abagore babo babakubita bakabahoza ku nkeke bitewe n'uko baba bari gupfa imitungo, ubwo haherutse kwicwa umugabo ndetse hakagaragazwa yuko umugore ariwe wamugambaniye, ubwo uyu mugore yakurikiranweho n'ubugenzacyaha RIB cyangwa ari mu butabera kugira ngo akurikiranweho iki cyaha. Bivuze yuko rero mu karere ka Gakenke abagabo babangamiwe n'abagore babo babahoza ku nkeke, ariko n'umugabo rero nawe uhozwa n'umugore ku nkeke nabyo birakemwanga kabisa. Aba bagore rero bakavuga yuko abagabo babo bababeshyira batabahoza ku nkeke, ahubwo bavuga yuko imico y'abagabo cyangwa imyitwarire y'abagabo kubera ko hajeho uburinganire, niyo mpamvu abagabo bavuga yuko abagore babo babahohotera kandi byahe. Ni mu gihe abagabo bagaragaza yuko bahohoterwa bari gupfa cyangwa barimo bapfa imitungo, bivuze ngo inzego zibishinzwe zatangira iperereza muri kano karere kugira ngo harebe icyakorwa. Bamwe mu bacuruzi batuye mu mujyi wa Kigali baravuga yuko abazunguzayi babarembeje, cyangwa abazunguzayi ni muri bamwe batuma badacuruza, abazunguzayi ni muri bamwe bateza ibihombo amabotike ndetse n'abandi bantu bakorera mu masoko baba bishyuye, mu gihe abazunguzayi bo bataba bishyuye. Kuvuga ngo nibadaca udutaro burundu mu mujyi wa Kigali bazahura n'ibihombo biteye ubwoba. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye. Turagaruka mu murenge wa Ruri mu karere ka Gakenke, bamwe mu bagabo bashinja abagore babo kubahohotera no kubahoza ku nkeke bitewe n'imitungo. Ni nyuma y'uko hari mugenzi wabo uherutswe kwicwa, bigakekwa ko yagambaniwe n'umugore we. Kuri ubu uyu mugore akaba ari gukurikiranwaho n'ubugenzacyaha RIB kugira ngo arwozwe cyangwa ahanwe bitewe n'ibyaha ari gushinjwa byo kugambanira umugabo we akicwa, bamubaza n'abamwishe impamvu yamugambaniye n'abicanyi yatumye kugira ngo bamwice. Turagaruka mu mujyi wa Kigali, bamwe mu bacuruzi bo mu masoko yo mu mujyi wa Kigali bafite imbogamizi z'uko abazunguzayi b'udutaro bacibwa burundu, kandi biri mu bibateza ibihombo. Ni mu gihe abagore b'abazunguzayi bavuga ko impamvu bazunguza baba bagira ngo bashake imibereho, kubera ko urabona ubuzima buba ari danje mu mujyi wa Kigali, kwigondera isoko ni ibibazo. Niyo mpamvu bafata nk'ibihumbi 5 baba bafite, bakavuga ati ibihumbi 5 reka tubibyazemo ibihumbi 7 tujye turya inyungu. Ni ukuvuga ngo nta bushobozi baba bafite bwo kujya mu isoko cyangwa ntabwo bakwigondera igitara, niyo mpamvu bakora aka kazi k'ubuzunguzayi. Bivuze ko rero ibingibi cyangwa ubuzunguzayi bakora bubangamiye abacuruzi, abakorera mu masoko bibabangamira cyane, ariko n'ubundi ubuzunguzayi bwaraciwe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali. N'ubundi ubuzunguzayi bwaraciwe, gusa abakirimo ni bakeya, ariko nabo abanyerondo baba bahari kugira ngo, cyangwa n'abadaso baba bahari kugira ngo bashakishe abo bantu babateza ibihombo bahanwe. Ngira ngo murabizi yuko abazunguzayi batemewe, baba b'inkweto, baba b'imyenda, baba b'ibiribwa, bose amasoko barayubatse ku bwinshi, cyangwa amasoko arahari, bagiye bagenda bafate igitara ubundi bacuruze ibintu byabo neza cyane. Nimba bafite ikibazo cy'imisoro bazajye bavugana, cyangwa bajye bavugana na ba nyir'amasoko cyangwa na rwiyemezamirimo wubatse iryo soko, ndavuga nyine uriya ukuriye isoko, batanga igitekerezo bazajye bishyura ari uko bacuruje cyangwa barangije gucuruza, byose ni ubwumvikane. Murakoze cyane rero kumva ano makuru nari nabateguriye. Imana ibarinde, ibahe ubuzima buzira umuze.
iyo mwarimu mubana kwa hano makuru nitwa Kidasamura urw'inkorogo tubakora rugakoma nimba bwo bwa mbere ugize ko no muyoboro Kidasamura TV Rwanda kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze kubana natwe, turakwishimiye ko warakoze subscribe, ni iby'agaciro, nibyo bitwereka yuko